mfata umwanya ndagenda njyayo muri kakabari harya twamusanze mfata umwanya njyayo nagezeho saa 12 za mu gitondo sibyo utuma nihakana mama ndamubwira ati ngiye ntago narinje nziko wasinze narinje nje kugushaka kugira ngo usubire muri famille yawe ujye kuganira n'umuryango wawe ndetse ubashe no kuba wataha ubukwe bwande byagenze nabi cyane abaturage ba hano babona ari ibintu bidasanzwe ariko ushobora kubanye n'abaturage ba hano neza tubanye neza nta kibazo mfite rwose aka nakana k'umuhungu wanjye n'umwuzukuru wanjye n'umuhungu wanjye twe mu rwa Sharon neza barasana sinyirasenge se barasana niho Rusizi baramafi n'isambaza ara hakurya ni muri Kongo hari muri Kongo iya yose ni Kongo ara hakurya se hahandi biti Bukavu kandi buti Bukavu hari umuntu wantungira agatoki nkigera mu mujyi wa Rusizi ikamene antungira agatoki ngo harango ni Bukavu noneho cyakorwa kubera ko uriya mwana ntashaka kuva i Kigali nimba ari nahari nimba atari nahari sinzi ejo ngira ngo nanishinganishe kuri wowe sibyo ngirana akantera amabuye nkabona nta kindi nakora umwana nkamureka narinje kukwishinganishaho hagize ikintu kiramuka kibaye kuri Sharon nyuma y'ibi ngibi eriwe afite agahinda afite umubaro mu mutima we gusa mukomeze mudusenge kuvana Kigali ukazi nahanga icyangugu ugaca muri Nyungwe n'imvura irimo n'ishyamba ririmo imodoka ya saa 9 none ndabona saa 7 zirenga y'iminota kandi nabonye kuvana mu Bugarama ugera mu mujyi wa Kamembe harimo urugendo ndagira Kigali buke ubwo ndagera Kigali nko mu masaha 4 z'ijoro iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda urwanya rwakazamura igisho byano nagasaka mutuno sasa n'umugura samatara gace cyangwa samu n'ucari kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye twaguteguriye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba kugiye tonda gusaba ko subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze na kwinginga cyane gusaba gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigire kure cyane hashoboka mazi iminsi mbinginga mbasaba cyane kujya munyandikira muri comment kugira ndebe ibyabanyuze ndetse n'ibitabanyuze kugira ngo menye ese ndahindura iki ndongera iki muri uru rugendo ndimo uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo ndi he nakoze urugendo rw'amasaha 7 mva mu mujyi wa Kigali njya mu karere ka Rusizi ushobora kwibaza ngo naringiye kureba iki ese niki cyanjyanyo reka tubane neza cyane uraza kumenya impamvu navuye i Kigali nkamanuka nkajya mu karere ka Rusizi kugira ngo nje kuganira na mama Sharon twaherukanaga mu mujyi wa Kigali turi gushaka Sharon mu by'ukuri tuza kumubona adutera utwatsi aramwihakana umubyeyi atahagize ataha babaye ibintu byancenguriye umutima ndetse nawe udukurikirana ndizera neza ko byagukoze ku mutima ariko uyu munsi navuze ati uyu mukecuru ntago ndibuze kumureka kubera ko yagiye i Rusizi ngiye nkaba nsigaye hano i Kigali nkeneye kumenya ese i Rusizi bimeze bite ameze ate ari kwitwara ate muri ibi bihe bitamworoheye byuko umwana we yanze kujya mu rugo iwe namusanze ku gasanti rero ahantu abari gukorera imirimo ye ya buri munsi murabona ko acuruza imyembe ibitunguru intoryi karoti afite imbuto nziza cyane nawe ushobora kuza ukatugurira n'urusenda ruba ruhari ntago ari byinshi ariko nyine ni ubuzima bwo mu cyaro baba busaba gukora cyane nta kwicara nimba afite imbaraga zo guhinga uko byagenda kose agomba gushaka uburyo ki afonda akantu kajya kamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi reka rero ntangire mu yikazi aratuganiriza byinshi ndizera neza ko ari butubwire no kubukwe bw'umwana we nubwo tutabashe kubona umwanya wo kuba twabutaha ariko bwarabaye uko byagenda kose mama bimeze biti yewe turaho turakomeye umeze neza urashima Imana ndashima Imana amahoro ariko namahoro buke Sharon wanjye nagize ngo muzongera mu mumbonere nkomeza kujya mbahamagara ngira ngo muzongera mubone hahandi ndategereza ndaheba
nuko mukuru we ageze igihe cy'ubukwe bubaye ntigeza mukuru we ndamubura mukuru aramuteza aramubura ubukwe bwarabaye tubura Sharoni tugira agahinda niwe agomba kumwambarira twatinze no kuba ndi muntu wakwambarira Sharoni kuko kwambara mukuru wa Sharoni ko twari twitegereje ko Sharoni azaza impamvu naranguhamagara buri munsi ngira ngo azaba yahageza nibuza akaza muri mpamvu rero naranguhamagara ntago byanyoroheye ni ibintu byangoye wumve ngo wa musi ntago negeze nicara ntago negeze nsinzira nahoraga nshaka Sharoni bakambwira ko akunda kunywera hahandi mfata umwanya ndagenda njyayo muri kakabari harya twamusanze mfata umwanya njyayo nagezeho saa 12 za mu gitondo navuye saa 11 zishyira saa 12 za nimugoroba Sharoni araza nkuko bari bambwiye ngakunda kuhagera ku masaha ya nimugoroba yaraje arahagera arahansanga nkimubona aba atangiye gushwana nanjye arambwira ngo waneje mama watumye mama bigenda gutya na gutya watumye mwihakana kubera iki se ibyo ngibyo byabaye ngo we wansanze ahangaha ngiye nasinze sibyo utuma nihakana mama ndamubwira ati ngiye ntago narinje nzi ko wasinze narinje nje kugushaka kugira ngo usubire muri famiye yawe ujye kuganira n'umuryango wawe ndetse ubashe no kuba wataha ubukwe bwande bwa mukuru wawe yego ariko abigira intambara biza no kurangira amfungiranya ahantu twari turi neza kuva icyo gihe rero sindongera kumubona ahubwo ngiye ikintu cyatumye nzangaha navuze ati uko byagenda kose reka nguhamagare fata telefone ndaguhamagara nkubwira ko nshaka kuza kugusura niba nahoze nkuyobora nkumbe ngo uzamukara ku muceri wahabonye rwose aranahabonye duhinga umuceri urazamuka ahangaha niho bita mu Bugarama aha niho mu Bugarama cyangwa hari epfo n'uwari umuceri hari ibintu byose najyaga mpumva ariko ntari nama ndaguhumva umukanya rero hagiye gutana agasoko keza bazana isambaza n'amafi n'indugu turye byose ubu nanjye mukanya ndibuze kongera ndagutundi ngereye kuri utu ariko yiri bagenda ku mwana ngo Sharoni ubwo yibarapfuye Sharoni baramuroze Sharoni irabaye iki Imana Sharoni wanjye arambabaje nibyo nyine ngiye nari nkikubwira nanze kukubwira impamvu itumye nza hano mu Bugarama sibyo ndavuga ati ko byagenda kose nshobora kuza ntamusanga yarabonye ko ibyo yakoze bitari sawa akaba yarisubiyeho wenda akaba yaraje akaza no mu kirore cya mukuru we nze menye noneho ku isoko yiwe namenye kwa mukuru we ndavuga ati none menye no ku isoko ye menye ese yaba yaratashye cyangwa yaba ari mu miryango ya hafi ahangaha mu Bugarama ese kuko ni Kigali yose naramushatse Sharoni ndamubura kuva Sharoni nta wahagaze rwose ubukwe bwarabaye kwa gatanu turari gitaramo kwa gatatu turashingira ku cyumweru tujya gusura umugeni Sharoni nta wahageze ntabwo yigeze ahagera rwose ntabwo yigeze ahagera Sharoni nta namakuru yese nta makuru ye niyo mpamvu nahoze ngo telefone nakaga telefone kanje nayaga mpora guhamagaza none se yataci naguhaye yo racyabasha kuyikoresha indayikoresha nkayibika ngo atazayiba nabonye umuhungu wanjye yarangije amashuri ngisha kubicacinga nkabicacinga byose ukoramo ibintu bikagenda neza ndiramo na televiziyo urebamo na televiziyo televiziyo ugeze abona na televiziyo ni radio ikavuga byose bikazamo maze ntabwo yari yakwigisha se kujya kuri WhatsApp oya WhatsApp urayizi WhatsApp ntago ndayimenya ndi kumva radio je nawe n'ikinamico kumva n'amakuru kakadure mfite Sharoni yarangure kari karapfuye nuko ariko nabyo nzabimenya byose nzabimenya uyu munsi ngiye mfite agahinda gakomeye cyane kubera ko abakunzi bacu bari kurushaho kunyishyuza Sharoni umunsi ku munsi Sharoni nanjye naramubuze umwana ntago nzi ngo mw'abantu mwese Sharoni aherereye so ngiye kuba nafashe umwanya nkava i Kigali nkaza hano Cyangugu ntago narinje gukina ntago narinje kuvuga ngo inje kwitemberera unje kugira itike irakomeye ntago atanga ibintu bigoye byonyine n'umwanya kuko ngiye nko kugenda mu modoka biranyica cyane biranyica ariko navuze ati reka ngereyo ngere ku isoko twaciye mu Nyungwe imihanda yabaye mibi imihanda yarabomotse imvura yabaye byagenze nabi cyane abaturage bahano babona ari ibintu bidasanzwe
ariko ushobora kuba ubanye n'abaturage ba hano neza. tubanye neza nta kibazo mfite rwose. Aka ni akana k'umuhungu wanjye. Uyu ni umwuzukuru wawe. Ni umwuzukuru wanjye. Ni baba. Umuhungu wanjye. wanjye. Urutwe mu rwa Sharoni neza neza. Barasa ni nyirasenge se. Barasa ni nyirasenge Sharoni. Urabona urutwaro urwe neza. Busenye nagiye gukura ibijumba hepfo aho ngaho. Ese nawe yagiye kuroba. Se yagiye kuroba no murobyi. Ni umurobyi bararoba. Baroba hari muri mugezi nabonye niyo bita Rusizi. Niyo Rusizi baraba amafi n'isambaza. Hari hakurya ni muri Kongo hari ni muri Kongo. Iya yose ni Kongo. Hari hakurya none se hahandi biti Bukavu. Kandi biti Bukavu hari umuntu wantungira agatoki nkigera mu mujyi wa Rusizi. Ikamembe. Antungira agatoki ngo harango ni Bukavu. Hari amazu neza. Ni Bukavu. Nose hari gihe mujya muvana mukajya gutembera muri Kongo. Nyine motoya nkibasha nkigira agatege nayaga njyayo ariko ubu nta rutege sinkijyayo nta rutege. Murami iki rero ndi buzamukana i Kigali. Yewe inatwejeje imyembe. Imyembe yareze hano rwose imyembe yareze. Gatebo kose ni nkanga. Gatebo kose inanga uko ngako ni nk'amafaranga 150. 150. Uko umwembe umwe i Kigali uyu nguyu ari amafaranga 200. Ariko Kigali mwaragoye koko. Kigali mwaragowe. Ibintu byose dukoresha, ibintu byose dukenera i Kigali wagize ngo nibiva inama mu ntara. Ikiro cy'umuceri nta kigura ngaha. Ikiro cy'umuceri nangaha. Yewe turawuhinga. Ariko kubera kujyana kumunzana mu mashyirahamwe ntago turya neza. Tuwenga twamara ko tukagenda ku mashyirahamwe tujya kumunzana nk'abandi n'igihumbi na 400. 1,400. Kubera amakoperative. Kwa amakoperative no kwishyira hamwe turarenga tukawuhura amakoperative akagemura za Kigali aho hose akajyana niyo za Kongo nuko nako tugasigara duhaha. None se mu mukecuru turakora iki ku kibazo cy'umwana wawe? Reka rero nkubwire ikintu kizima wangiriye neza uzakomeza ungirire neza no muri Sharoni kugira nkunde mubone n'ubundi uzakomeza ushake buhoro uzongera umugweho. Kubera Imana uzongera umugweho kandi nongera kumubona uzambwenza na musaza wa. Ahubwo icyo kintu nicyo nashaka. Cyangwa mbwire polisi hari rugu dufite polisi ibigo bya polisi y'abapolisi abapolisi benshi mitembazana tumujatire polisi bamujyana. None se ubwo nicyo kintu ngero nifuzaga kukubwira. Nari naganiriye na mukuru we i Kigali. Arambwira ati wowe genda ubanze ubaze mu miryango yacu aho epfo za Rusizi murebe nimba atabahari. Nta uhari. Fata umwanzuro ndavuga ngo reka nze nkubaze nimba kwa basi wabo kwa banyirasenge aho ngaho uwo mwana atabahari. Ntawe. Ariko mfite n'iki mfite n'umugambi wo kukubaza ikintu noneho cyakorwa kubera ko uriya mwana ntashaka kuva i Kigali nimba ari nahari nimba atari nahari sinzi. Ejo ngira ngo nanishinganishe kuri wowe sibyo umwana naramukweretse umwana uramubona wabonye ko byari imigeri yari intambara yari imiguruko umwana uramubona sibyo n'abantu babashije gukurikirana ikiganiro nakoze ejo bundi mwabonye ko umwana nagiye kumufata akananira akamfungirana akantera amabuye nkabona nta kindi nakora umwana nkamureka narinje kukwishinganishaho hagize ikintu kiramuka kibaye kuri Sharoni nyuma y'ibi ngibi Imana n'abantu namwe mudukurikirana ntagire urugamba cyangwa se ntagire ikintu muzambaza. Ikintu nshaka nuko duhuza amaboko tugatahiriza umugozi umwe nk'umuryango nka famiye yose tugashakisha uriya mwana tugashyira hamwe kuko ndabwira mukuru we ati uwo ngo yarananiranye ntago nshaka no kumwumva ntago nshaka no kumva ibye nakikwibutaho bikagenda gutyo ariko umwana n'uwawe wamugiriye kugise amezi 9 ugenda wigengesereye hatadahugana n'ubundi nta mpamvu yo kuba wagira ute wamureka ngo umugabize amaboko yabisi. Sinzi icyo rero ugiye gukora nyuma y'ibi ngibi sinzi umwanzuro sinzi icyo uri gutekereza icyo nicyo nshaka kugira ngo umbwire akakanya. Umwanzuro nguhaye rero n'ubundi wakoze ubutwari kandi nako tagize komeza ubwo butwari numaze gukomeza ubwo butwari ukongera kumurabukone gatoya Songure touch. Naye kugure touch. Zahita guhamagara kuri touch. Ahubwo ndashaka ko baza kugushyiramo icyo bita WhatsApp. WhatsApp uri kuyumva udashaka kuza kunjira. WhatsApp ni ibintu harya babigenza WhatsApp ni urubuga ushobora kwandikiranaho na mugenzi wawe. Noneho
hariho na systeme yuko ushobora kumuhamagara mukavuga abandi i Kigali nkaba naguhamagara ukajya undeba Nibyo cyangugu. Nawe uri cyangugu ukajya undeba rwose. Ndashaka ko rero bagushyiramo WhatsApp, Facebook ntago wayishobora urashaje. Noneho bamara kuyigushyiriramo hajya nguhamagara nkakubaza amakuru tugarushaho kugenda duhanahana iki amakuru tukarakura mwana twagira ute twamubona. Kandi uzabwiye na gwa rubyiruko rw'i Kigali babahungu b'i Kigali bamwe bagendaga batwereka ahantu bazagufashe uzamurabuka uzahita umamagara mara kumamagara hari Rusizi dufite abapolisi dufite n'ingabo z'igihugu urumva kandi Kagame araturenganura tukamufata nkazana se akamuha tukamujyana. N'abantu rero ni urugamba rukomeye. Je narinje inahangaza Rusizi nzi ko ndi bumubone birangira ntamubonye sibyo. Murabona uyu ni Mary we afite agahinda afite umubaro mu mutima we. Gusa mukomeze mudusengere muturagize Uwiteka kubw'amahirwe araza kuboneka kandi ndabizi neza ko gushaka no gushobora. Turafatanya n'umuryango we dutahiriza umugozi umwe. Mushake ntacyo ngushinja waramunyeretse anyanga mbireba anshika mbireba ntacyo ngushinja kubafasha itike kuvana i Kigali ukazi nanga icyangugu ugaca muri Nyungwe n'imvura irimo n'ishyamba ririmo ukaza ukangeraho wakoze urugamba rukomeye cyane. Niyo mpamvu nkomeje kugirira ikizere. Urakoze cyane rero ndagira ngo nge ndabona amasaha yamfashe navuye bura mu mujyi wa Rusizi namaze no gukatisha nakatishije imodoka ya saa 9 none ndabona saa 7 zirenga y'iminota kandi nabonye kuvana mu Bugarama ugera mu mujyi wa Kamembe harimo urugendo. Ndagira ubwo ndagera i Kigali nko mu masaha 4 z'ijoro. Ndagira ngo rero ugire ikintu ubwira abantu badukurikiranye ugire n'inama bagisha noneho nanjye gusezere nzamuke mumpakirire imyembe yonda yijyana ku urayijyana imyembe hati ikintu mbwira badukurikiranye nuko mbabwira kugiye ku nguhaye amahoro ko umwana nje waramunyeretse ntacyo ngikugukurikiranyeho ahubwo Nyagasani unagufasha ukongera kumubona uzamumfatire nzane polisi y'igihugu urumva kandi nzane na musaza we tumufate. Ikintu ngiye kubwira badukurikiranye mubwiye yuko nta rundi rubanza rwa Sharon nyigushinja ntacyo ngigushinja yananiye ndi nyina aranyihakana kumugaragara anshika mureba. Ikindi kintu nakubwira nuko nkubwira yuko ugenda amahoro ukajyana imyembe cyangwa yo kuri ibijumba ajya gukura ibijumba se ntabwo byantinze ntabwo bagenda cyepfa mu rutoki hano epfo rutoki kuri ibijumba ujyana i Kigali cyangwa ngo nta bijumba bihaba Kigali birahenze ikiro ni nka 600 byantinze ikibazo nuko byantinze ariko ndajyana imyembe mfate no kubitunguru mfate no kunyanya nginangazi irahera cyane. So rero bantu mwari mudukurikiranye cyangwa se mudukurikirana umunsi ku munsi icyo nashakaga ngewe ni kimwe kwari kugira ngo umubyeyi ambohore umwana twagiye kumushaka turi kumwe umwana aratunanira ariko nafashe urugendo ndavuga ngo reka nzano mu karere ka Rusizi numve ko ngiye nakibohorana n'uwo mubyeyi ndetse mukomeze mudusengere ndabizi neza ko amasengesho yanyu ari buze kugera ku bintu byinshi cyane bishoboka. Mama reka ngushimire cyane pakiriro myembe yanjye ngende reka nzamuke i Kigali rero Imana indindire mu rugendo ndetse munansengere ngeze i Kigali neza cyane ahubwo muranjyana mu ngeze harakuri intusi hara mu kibaya neza hara mu kibaya cya Rusizi. Sawa rero cameraman ikuraho kamera banze ntembere gake mu masansi garanye Imana ibampere umugisha.